Ils viennent en costume avec des sourires, parlent d'aide mais veulent nous trahir. J'ai promesses enchaînées, ils vendent nos rêves, nos têtes. Turabashimye mwese abakurikiye Philip muri uyu mwanya. Twizere yuko mumeze neza, twizere yuko muri amahoro. Niba kandi atari ko bimeze turabakomeza tubabwira ngo mwihangane, mu isi niko bigenda. Icyangombwa no kwizera no kwiringira Imana. Imvura ntabwo yorigwa, hari igihe ihita. Nuwiringira Imana mu gihe gikwiriye izabikora kandi bitunganye. Tubaye ikaze ro kuri Philip. Uyu munsi turi kumwe n'umushyitsi udasanzwe, tugira ngo abanza twibwire atubwire uwo ari we, atubwire ibyo akora, hanyuma tubone kwinjira muri iki kiganiro. Ntimujye kure, by'umwihariko wowe udukurikiye ku nshuro ya mbere, rwose tuzi neza yuko uri bunyurwe n'iki kiganiro. Ni karibu mutumirwa, utwibwire, wibwire abadukurikiye. Urakoze cyane Alphonse, nyine nitwa Jean Safro, ni umukozi w'Imana w'umunyarwanda ariko utuye mu mahanga cyangwa se mu diaspora mu gihugu cya Norvège. Niho nkorera umurimo, niho base yanjye iba, aho nkorera umurimo w'Imana ku isi yose. Uragerageza kuzamura ijwi ho gatoya cyangwa wegere mikoro, sinzi urongera ijwi. Yego, nababwiye ndi nkorera Imana ku isi yose, aho Imana impamagaye, aho intumye niho njya. Ntabwo ndi basically mu gihugu kimwe nkuko kera byari bimeze. Mba muri Norvège ko mpaba gake, akenshi mba nagiye amahanga yose kujya kuvuga ubutumwa bwa Yesu Kristo nkuko twabuhawe, kugira ngo twari turi gutangira ubwo butumwa n'abisi kera. Ni byiza cyane. Abantu bashobora kugira amatsiko bakavuga batari ko kuko ntabwo ugaragara nk'umuntu ukuze cyane, nubwo utari mutoya, ariko nanone mu bigaragara abantu bashobora kuvuga batese, bashobora kugira amatsiko, watangiye ryari, uwo muhamagaro watangiye gute? Ushobora kugira icyo bivugaho. Urumva cyane ko ni ikibazo cyiza, ariko ni ikibazo kinagoye gusubiza kuko byatangiye ari nk'inzozi. Yewe nibuka hari muri 97 na karindwi na gatandatu na karindwi. Nibuka nafite umudamu icyo gihe yari umwarasumta. Twari abana babiri taritaba Imana. Yo wanyanye mu rusengero, hamwe ngiye mu rusengero mubona abantu bishimye bambaye neza babyina, ubona hari ibyishimo bitandukanye no hanze y'urusengero. Nabana ni iki kigushimisha cyane mu rusengero? Ati shimishwa no gusenga, ngashimishwa no kuririmba, ngashimishwa n'ijambo ry'Imana. Ati ikindi kinshimisha nuko numva ubuhamya bw'abandi bantu nabwo buranyubaka. Njye nayo mutwara nkamugeza imbere y'urusengero kwa Zion Temple ikiri hariya muri Cave. Musigaye imbere y'urusengero nkigira mu kabari kwinywera inzoga, sininjiremo ko nabonaga abapasiteri benshi ari abakoboye, niko nabivuga iki gihe. Bitewe n'imyambaro benshi bambaraga, ukabona bararushye bavuga ubutumwa, kugira ngo yambaye ikoti ry'uyu ahangaha. Kavuga utuye ni mukurikira nanjye bijya bizankurikira, so bikarangira utabyumva neza, ariko igihe cy'Imana kigeze, Imana ire gusanga ikoresha bishaka. Nuko naje ku Mana, njye ku rusengero mujyanye gusa, namwemereye turi bujyane. Ngezeyo mbona ni ibintu birenze ibyo yambwiraga. Birangira kuva umunsi ninje mu rusengero nakira gakiza, batizwa, nanjye gukorera Imana kuva iki gihe kugeza ku isaha. Ni byiza cyane. Ni iyihe nyungu wakuyemo? Kuko ikigaragara ushobora kuba warakira agakiza ukiri muto, wenda mu myaka y'urubyiruko niba ntibeshye. Ni iyihe nyungu waba warakuyemo ku buryo n'abandi ushobora kuyibashishikariza? Urumva iyo point of view y'umuntu utaramenya Imana n'uwamenye Imana ni abantu babiri batandukanye. Umuntu utaramenya Imana biragoye kugira ngo umusobanurire ibintu by'Imana, surtout iyo imitekerereze yiwe ayibaze kuri feri cyangwa se ku makosa yagiye akorwa n'abantu b'Imana, birangira nawe Imana yigiye kure. Ariko icyo nabwira abantu ni ukudakurikira abantu, bagakurikira Imana. Bana ibintu bibiri, dore icyo bita fanatisme, ukurikira umuntu bikazanira n'igihe yakuyobeje utarabimenye. Urumva igihe ari mu mwuka mwaratangiranye, ariko igihe uvirimo mwarakomeza nk'intu bimenya,
bitewe nuko histoire yiwe ikwemera ko uwo muntu hari ibintu byinshi hari impact yagize mu buzima bwawe, bikarangira niyo kuyobeje ugenda ukayobana nawe, urumva à la fin de ces choses là bikarangira ufite beaucoup de regrets ngo uri iyi niyo mbimenye. Inyungu rero irimo nuko ugomba kutabarwa nk'impumyi cyangwa se nk'inka bujyanye kubaga, ahubwo ukoresha ubwenge bw'Imana, the wisdom of God, arizo za mpano duhabwa z'umwuka wera zikuyobora kumenya icyiza n'ikibi, ukwibye n'utakuyobya, hanyuma n'ukuyobya utangiye kubimenya ukamwegera, niko biri tugira. Ni ukuvuga ngo gutyo bituma umenya uwo ukurikira n'uwo guhamagaye kurusha umuntu runaka wakurikiraga. Okay, nzi ko hari impano zitandukanye, hari ubushobozi bwinshi ufite, hari ibintu byinshi bitandukanye ukora, ariko ndagira ngo wibwire abadukurikiye, uretse ibijyanye n'uyu murimo w'Imana ukora, ibijyanye n'ivugabutumwa ukora hirya no hino ku isi, ibindi bintu waba ukora ni ibiki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe muraranduma ko I'm a survivor like everybody. Murasanzwe nk'abandi bose, gerageza gushaka umugati nk'abandi mu buryo bwiza bwo kwihangira imirimo, guteza imbere urubyiruko, guhanga imirimo mu bundi buryo yenda umuntu atabasha gusobanukirwa. Ubu i Kigali hari ikibazo cy'urubyiruko rwinshi rwari rwarabuze akazi, ariko twashinzeyo kompanyi bita Saflotec, ni njyewe CEO, nyifite hano muri Norvege, nyifite mu Bwongereza, nayijyanye no mu Rwanda, ku buryo turimo duha urubyiruko skills batari bafite, abatari bazi gukora ibijyanye na media, dufite abarimu babyo babyigisha. Twajyanye ibikoresho byose bikora umuziki, bikora amafilme, ibikoresho byose bikenewe muri studio, ku buryo uwasohora umuziki, uwashaka guhanga umuziki, abahanzi bashyashya batigeze bamenyekana mu muziki nkanjye n'abandi bagenzi bandi barimo bazamuka. Impano ziri mu bantu bose, kuvuga ngo everybody have story to tell, but ikibazo gihari ni kimwe, who wanna support those people to bring the message out. So aba ni what bantu dushaka kugira ngo their voice need to be heard by somebody, by some people, by us, by everybody. Nibyo koko uri umuhanzi, kandi turaza kuza kubashyiriraho abantu indirimbo zawe. Hari n'indirimbo zawe tuza gushyira kuri channel yacu ku bakurikira Philo Hope, bazajya bazibona indirimbo zawe. Mbere yuko tugaruka kuri ibyo by'ubufasha uha urubyiruko, impano yo kuririmba yo wayimenye ryari? Ko njye nabonye uzi kuririmba cyane nkuko nanabikubwiye, n'abadukurikira bazabibona. Iyo mpano wayisobanukiwe ryari kuyifite? Ni ryari watangiye kwishyira mu bikorwa? Ikintu cya mbere cyatumye nkizwa cyane ni ukuririmba. Nagiyemo mbona baririmba kuko narabikunda kuva na kera nkiri umwana. Ngiyeyo mbona baririmba, mbona barabyina, mbona ibyishimo byose isi itanga, bitandukanye n'ibyo mbonye mu rusengero hari full package. Ibyo nifuza byose bijyanye nuko wambaye neza, usa neza, ya mabwiriza yo kujya gusenga witunganyije, nonaga ari ibintu bisa neza ku buryo buri wese atakwifuza ko nta muntu wakwanga kujya kuba umumarayika mu rusengero. Uzakurikira urebe mu rusengero, ni gake ubona umuntu wambaye nabi, ni bose bava mu rugo bikokinze, umuntu yirebye mu ndorerwamo nk'igihumbi, imisatsi bayireze bayikaze, urumva, ku buryo nuko ubonye vote umuntu avuye gusenga, nubwo aba udafite Bibiliya ku cyumweru bava kuvuye gusenga. Naho mu rusengero hari ibintu byiza byinshi bihihishe, ubwiza bw'Imana. Ubundi abantu bakubona uvuye gusenga, ni icyo dukurikira gusenga, niyo mpamvu twifuza n'abantu gukataza no gusenga. Okay, none se tugarutse kuri ibyo by'ubufasha bufasha urubyiruko, hari abagira amatsiko bati buteye gute? Ese ni hehe ibyo bikorwa biri i Kigali? Ni uruhe rwego abagana izo serivisi za Saflotec bitega iki? Ni iki? Ni ubuhe bufasha biteguye kuzahabona, kuzahakura? Ni ibiki basabwa kuba bujuje ababagana? Ikintu cya mbere buriya buri wese afite inzozi, ariko ubushobozi bukaba bukeya bitewe n'uko wabuze the right person to talk to. Twebwe rero muri Saflotec dore ibintu dufite by'ingenzi. Cya mbere dufite kompanyi ya book publishing, twandikira abantu ibitabo.
Okay. buri wese afite ibitekerezo, buri wese afite indoto, buri wese afite history to tell, buri wese afite ubuhamya yatanga. Everybody have something to tell to the world. Ariko twebwe twazanye ideas just to kujya ku abantu bose dushobora kugira contact zabo bafite story to tell, tukazandika, tukazikina mu mafilme, tukaziririmba till the message will go out to the right people, how is it intended to be to. So nukuvuga umuntu ufite you need book publishing, ufite igitekerezo, udafite umwanya wo kwandika, dufite abatypers bakwandikira, the ghost writers bakwandikira the content bari kuri telefone nawe muvugana. Then wamara kwandikira igitabo, gishobora kuba ari igitabo cy'ubuhamya bw'ubuzima bwawe, ari ibintu byakubayeho muri jenoside wabuze aho uganiriza, ari ubundi buhamya buri specific ushaka kugeza kuganiriza n'abandi bantu. So dufite rero amasezerano na Amazon na lulu.com n'izindi world global book resellers. Nibango igitabo gisohoreye muri Saflotech kiboneka kuri Amazon, kikaboneka kuri Lulu, kuri Idebris, kuri Kindle Book, ahantu kose kuri social platforms zigurisha ibitabo worldwide. Nibango twavuye muri locally, we have been going global. Iyo company natangirana muri Norvège natangirana ndika ibitabo buke bigera mbona ari impano nke gusangiza n'urubyiruko rw'ubungu kugira ngo ejo nabo bazabashe kubyigisha abandi. So ni impano nyinshi urubyiruko rwinshi rwakira. Icya kabiri, turimo dufite vision yo kuzana abahanzi bashyashya mu isoko ry'umurimo. Urubyiruko rwinshi rurangiza kwiga bafite impano, bari bazabushwe nta utaririmbye mu ishuri, yaririmbye mu rusengero, utaririmbye mu rusengero, yaririmbye ari mu cyumba arimo yumva indirimbo z'abahanzi batandukanye bitewe na favorite cyangwa se na mood ari mu munsi. Nibango indirimbo is universal language. Umuziki buri wese yumva umuziki ntuzagushuka. Abantu bose bakunda, kandi nta wumva imiziki y'umuntu umwe gusa, bumva imiziki y'abantu bose bitewe na composition bashaka kumva. So imiziki yacu twari tuyihimba mu buryo bufite message, ifite abo igenewe. Hari nk'indirimbo twaribyeje ubundi mwiringa ngo Telema Africa, urumva ngo haguruka Africa. No hari amajwi yacecekeshejwe bitewe n'abakoloni, bitewe n'ubukene, bitewe n'ingorane n'ibibazo bya buri munsi biri mu Banyarwanda cyangwa se mu bandi bantu batandukanye ku isi. Niba ngo hari ijwi rigomba guhaguruka ryo kuvugira abo bantu. Nkariya ryarangurura mu butayu bataritegura umwami n'umucunguzi. Hari urubyiruko rwibagiranye completely. Abo nibo tugiye kugira gute kubasha kuzamura kugira ngo tubabyazemo bagira impano runaka ejo nabo babashe kugira icyo bamara imiryango yabo. Nibyo nizo beat tugakorera abantu amafilme, dufite ideas bakwandikira script, dufite amakamera ari kuri tere, ntacyo wishyura, is free of charge. Dukoratinga seminars za actors bashaka kuba the filmmakers, bashaka gusohora indirimbo byose, we just help them for the whole complete kit ku buryo indirimbo isohoka. Wowe waje bwa mbere utarasohora indirimbo utishyuye n'ifaranga na rimwe, indirimbo yagasohoka mu ndimi zitandukanye kandi ikaza ifite mastering iri special skills with expertise, ku buryo noneho indirimbo utangira ukayirepeta ukayiga, ejo ukajya muri competition n'abandi mu isoko ry'umurimo. That's what we are doing, kandi tumaze kubona ko nabihereye hano mu Burayi, mbona abazungu batera imbere, ndavuga ni why not our kids back home. Nuko nagiye mu Rwanda ndabitangira, ariko ndabona byatangiye kuzana umusaruro. Mu gihe cyasi cy'ukwezi kumwe gusa dutangiye, tumaze gusohora indirimbo zari munsi y'10 z'abahanzi batandukanye bashyashya. Iminsi mike the new loop, the new voice rise up with the new skills, with the new talent, singing in multiple languages, more than local language, so everybody can get the message. Rwose ndumva ari ikintu cyiza cyane. Ndumva abarimo kudukurikira hano muri aka kanya, urubyiruko rurimo kudukurikira, ni mufata aya mahirwe ntabacike. Mwabonye ahantu mushobora kujya, ahantu mushobora kugana, umuntu mushobora kugana akabafasha, bakabafasha kuzamura impano mufite. Mumvishe ko harimo impano zitandukanye urubyiruko rufite. Hano by'umwihariko turavuga abafite impano zo kuririmba, bafite ubutumwa bashaka gucisha mu ndirimbo, abafite ibitekerezo cyangwa se inkuru bumva bifuza ko zijya mu nyandiko,
ariko babuze abantu bashobora kubafasha mu bijyanye no kubyandika ndetse bikaba byasohoka mu buryo bw'ibitabo, izo nkuru zikaba zasohoka mu buryo bw'ibitabo. Mwabonye ahantu mushobora gufashirizwa. Ese aho hantu ni hehe ku muntu wakwifuza kubagana? Kontakte ni izihe? Ya kontaktaho muboneka mute? Ndavuga iyo business aho hantu. Hano muri Norvege dukorera hano mu mujyi bita Lillestrøm. Abantu ndavuga kuri diaspora bari hano i Burayi bashaka gusohora indirimbo, cyangwa se abari muri Canada bashaka gusohora indirimbo, abari mu Bwongereza muri region za Europe na Amerika. Abari Kigali ni Inyamirambo hejuru muri kurimo Kigali, ufashe umuhanda ujya mera neza w'igitaka, uhita ubona icyapa cyanditseho Paradise City Garden. Ni naho ngaho dukorera, ni naho ngaho iyo adventure area iri, ku buryo abageze bose bafite ababakira. Turaza kubaha nimero mwazahamagara kuri screen, hanyuma then ku buryo babakira bakabaregistra bakabwira ibyo gutangira. N'abashaka courses, n'abashaka just to learn what they can do, to have ideas best for what they can afford. Sawa kabisa. Ubwo ndumva turi buze kuza kubashyiraho contact, turaza kwipininga muri iki kiganiro kugira ngo ababikeneye, nubwo abudukurikiye wowe atari wowe wifuza kubikora ariko kabuza umuntu byifuza, cyangwa kabuza umuntu byagirira umumaro, ubwo waza kumumenyesha. Aya ni amahirwe adakwiye kuducika. Hanyuma twongeye tugaruke ku buzima bwawe muri rusange. Ufite impano zitandukanye, urumva harimo ivugabutumwa, harimo niba twabyita umuhamagara, ibyo ngibyo, ariko noneho ufite n'impano yo kwandika ibitabo, ufite n'impano yo kuririmba. Ese ibyo bintu byose ubifatanya gute? Wenda n'ibindi utaratubwira, ariko wenda mbere yuko utubwira uko ubifatanya, banza utubwire hejuru y'ibyo bindi ukora cyangwa uteganya gukora muri rusange, kuko nzi ko urimo ubutunzi bwinshi. Urumva ibintu byose, iyo umugabo ufite ibitekerezo, uko ugenda amahanga, niko ugenda amaso yareba ibindi bintu byo mu mahanga, ukagenda wongera ibitekerezo byongera kubyuka, ukagera ahantu ukabona ibintu wakora iwanyu, ukavuga uti nanjye mfite ubushobozi nabikora. Ukagenda ugahura n'abandi bahanga bakora ibintu mu maso yawe, ukavuga uti ibi ngibi kuri njyewe nabonaga ari maji, ariko none nayo nabikora. Uko ugenda nagiye muri Amerika, njya mu maseti menshi atandukanye, njya hano i Burayi, ibihugu byose narabizungurutse. Aho ngiye buri gihugu cyose gifite uniqueness, gifite unique yabyo. Hari ikintu aho ugiye hose hari ikintu wahiga. Buriya n'umunyeshuri mu ishuri w'umuswa at least amenya no gukopera. Ni ukuvuga ngo waravuye i Kigali ukaba uri muri Amerika, uri Arizona, urumva hari bigomba gukopera Arizona, bigomba kuzafasha Kigali ejo hazaza. Kuko la nouvelle génération, vous êtes les ambassadeurs de notre pays. Uko umunyarwanda wese aho ari ni ambassadeur w'igihugu cye mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ugomba kwiga iki cyafasha abo wasize hariya, kuko wagiye nk'intumwa, wagiye nk'umuntu ugiye ku murimo, wagiye guhinga, wagiye gushakisha. Tu vois, qui cherche trouve, qui trouve partage. Tu vois, il faut partager avec, you have to share with your beloved one back home. Ugafite akazi, ukiga uburyo wagakereya, ugashaka inshuti aho uri, ozamviro aho utuye, muri za bisi ugendamo, za ndege, za train, ya communication ufite, ya community turimo, ukaba the voice of your fellow African people back home. Kuko naho ndeba muri analyse amafaranga diaspora nyarwanda yohereza mu Rwanda, usanga twohereza amafaranga menshi cyane mu Rwanda. Ariko ntabwo we are not doing more, we need to do more, kubera ko we are basically only focused for our families. Ariko we are not really investing into the population the way it should be. Kuko we became more selfish Europeans. Love of money. Mvuga ngo abantu bakunze amafaranga, ntago barimo gushora cyane iwabo, kandi bari bakwiye kuba bashorayo. Iyo muvandimwe wawe hariya gusabye something to pay, we have a lot of, we have a lot of bills,
nta munyarwanda wifuza kumenya bili zawe ufite i burayi cyangwa muri amerika. They don't have idea. They have their own life which is low level urumva wibaha byinshi. Just make sure you provide something for them and you create something which will boost their future, that nobody will gonna get big on or anything from you. They are the good ambassadors for our family, for our fellow countries, even for our future generation. Nibyo rwose. Yeah. Niba intambara yabaye mu Rwanda tukarwana tugatahuka. Now today you guys have been scattered all over the world again. Ariko ntabwo mwagiye nk'impunzi. You've been going, like people are going to the front line to go to hunt something to provide for the families. Yeah. Now when you care about bahungu twarahunze wapi? Rwanda is open for everybody, for all of us, and for those even who have been running away by force. They are begging them to come back. How we can partner with our population right back home. Yeah. Niyo mugisha w'igihugu cyacu nizo nyungu igihugu kidukeneye. Nabyo ni Imana dushaka. Icyo kintu uvuze kirakomeye cyane. Abantu gushakisha uburyo bashobora gufatanya cyangwa se kugirana imikoranire nabo mu bihugu byacu. Ubwo hano wenda reka tuvuge by'umwihariko igihugu cy'u Rwanda, ariko kubera ko turi no gukoresha ikinyarwanda kandi cyumvwa n'abarundi, ubwo nabo twashyiramo n'abanyamurenge n'abantu b'imasisi, abantu bose, kuko ikinyarwanda kivugwa n'abantu benshi. Mu ncamake ni iki wumva cyakorwa mu rwego rwo kuba abantu bahuza imbaraga, ari abanyarwanda baba hanze muri diaspora, ari n'ababa muri biriya bihugu twavuze, cyangwa se abanyafrika bene wacu? Ni gute twahuza imbaraga kugira ngo abeho iyo mikoranire? Ni cyo gitekerezo wumva watanga kugira ngo n'umuntu uri muri diaspora urimo kudukurikira abashe nawe kuba yabitekerezaho? Ese amahirwe ahari ni ayahe? Opportunities, yaba ari mu buryo bwa business, yaba ari mu buryo buri social, ikintu cyose gishobora kuzamura umuntu mu mibereho ye, utekereza ko ari iki cyakorwa muri urwo rwego? Thank you. Urabona diaspora na abantu bafite bamaze kugera kure bitewe na mileage na traveling and visions and most of the dreams zitandukanye kuva ku mwana muto mu diaspora kugera ku musaza uzapfejo mu diaspora. All of them, they have dreams which is you cannot experiment as human. Kuko abana batoya, what they are watching is extravagant, bitandukanye n'imitekerereze y'abantu. Ubwonko bazabona ubwonko bwabo ejo hazaza kubategura is today kugira ngo bazabe the better people like you guys. Mwarateguwe n'ababyeyi barabarera murakura. Today you can have a common goal with your family. No, what we needed as to work together, first of all, we have to understand the common goal, to love our nation. Intego nyamukuru no gukunda igihugu cyacu. That is the number one. Nitugeraho tugomba gukunda igihugu byacu nkuko bivuze abanyarwanda, abarundi, just we can be African. Turi umuntu umwe. Uzumva yandirimbo ndasubira ejo bundi vango Africa rise up. Urumva? They came and baraje kudutanya bene wacu b'abazunganga, abaturanyi bacu b'abanyamweranga. Baradutanya baducamo ibice turangana, inshuti abavandimwe bahinduka enemies. Uzakurikira indirimbo ifite ubutumwa, the whole complete message. So then Africa igomba kongera igahaguruka ihereye muri mwebwe banyamakuru, ku bandi bantu bafite icyo bavuga, ariko buri wese akeneye contribution yiwe muri iyi community. Urubyiruko rukeneye abarwegera, rukeneye abarezi, rukeneye abapapa, rukeneye abamama b'urubyiruko bahugura. Urumva? So ikibazo gihari ni kimwe nuko most of the parents, Europeans, sometimes they are too aggressive. Baba aggressive, then they build up rebellions, into their kids, and then tomorrow become hard to handle them. Kuko umuntu yabaye rebels, you understand, it doesn't give you mercy anymore. Nta mbabaza kugirira kuko abari muri opposition. So therefore, we have to learn how to don't build up more labels in our families.
ahubwo tukubaka the lovely family which you can be united urumva with the common goals, doing our business back home in Africa, try to bring 10 people together, create an organization which will help the future generation mu Rwanda urumva urubyiruko rwo mu Rwanda bakabagira correspondence n'aba diaspora, hakaba ibitaramo bibahuza bituma bagira motivation zibavana muri Amerika zikavanaye bagabanya urubyiruko mu Rwanda bakreating an event which can be extremely more lovely urabyumva yatuma the whole continent coming together n'abanyarwanda bakisanga mu rugo cyane muri Africa urumva ku buryo ejo hazaza bafungurana imirimo, exchange of the communication. Hahandi umunyeshuri wiga ku university ya runaka agiranye amasezerano na university runaka yo mu Rwanda bakajyaho the student exchange, ibyo birabo maze kugeraho kuri ahantu henshi twamaze connecting amashuri menshi cyane universities izi Bugande, muri Kenya, mu Rwanda zimwe na zimwe na University of European Universities kuko abanyeshuri ku buryo baza kwiga mu buryo bworoshye. Hambere twakoze graduation ya Bible College First Intake i Kampala ibereye kuri Prayer Mountain Gisozi. Twasohoye abanyeshuri batari munsi y'ijana barenga urumva graduation. I will see that whole package bagiye kuzaza muri Norvège, muri Sweden, mu Bubiligi, hose kwiga Bible College for 3 years. Oh, okay. His admission is free of charge. Kweriki hari open doors. N'amafaranga wa charging amashyi kugira ngo babeshuwe ko uzasubirayo, they give you back when you get here from the account. Now hari open doors. We are trying to do what we can kugira ngo tubashe guhuza urubyiruko rw'iwacu n'abana bacu ku buryo increasing mu bumenyi kandi bakagera ku isoko ry'umurimo mu buryo bworoshye. Ndumva uri gukora umurimo ukomeye cyane nk'uko wabivuze, uri ambasaderi mwiza bitari ku Rwanda gusa ahubwo no mu karere. Urumva ko n'Ubugande burimo n'ibindi bihugu ubwo nabyo birimo. Abadukurikiye rero ibi byose ni amahirwe kuko icyo tugamije nka Fellow Hope ni ukujya tubagezaho amakuru cyangwa se ibiganiro by'abantu nk'aba, bamwe mu bantu babaye successful mu buzima muri domaine zitandukanye, kugira ngo bafashe urubyiruko, bafashe n'abandi bantu muri rusange bakeneye iterambere mu buryo butandukanye. Hano murumva ko kubashaka inzira y'ibintu byo gukorera Imana mu buryo buri bwa religion, mwafunguriwe imiryango, hari uburyo mushobora kwiga ayo mashuri ya Bibiliya, mushobora kubyiga locally, mushobora no kubyiga mu buryo bwa online, mushobora no kuba ngombwa ko mujyi Burayi mukajya kwiga iyo muvuye muri Afrika. Ibyo byose ni ibintu bishoboka, ariko nanone si ibyo gusa, mumvishe ko ariho n'ibindi by'ubuzima busanzwe ku bahanzi basanzwe. Indirimbo zose waba uririmba zipfa kuba zifite icyo zimariye abazumva, zifite icyo zimariye sosiyete. Namwe imiryango irafunguye, ubuhamya butandukanye, abantu bashaka gutanga ubuhamya, abantu bashaka kwandika ibitabo, waba waracitse waba wararokotse jenoside yakorewe Abatutsi, ufite ubuhamya wifuza kwandika cyangwa ko abagufasha kubwandika ariko warabuze uburyo, ubu ni bumwe mu buryo bushobora kugufasha. Aba ni bamwe mu bantu bashobora kugufasha, wabagana bakagufasha. N'ibindi wifuza kwandika byafasha sosiyete, byafasha abantu muri rusange, ibitekerezo bizimufite ariko warabuze wagufasha, aba bagufasha. Turimo rero kugana ku musozo, ndagira ngo ugire ikintu ubwira by'umwihariko urubyiruko rwa Afurika, kuko ari byo bakunda kuvuga kenshi. Ugasanga bamwe baravuga bati nta kazi kahaba, imirimo ni mikeya, hari ubukene. Izo ni imvugo zikunze gukoreshwa na bamwe, reka mvuge bamwe mu rubyiruko rwo muri Afurika ugereranyije nabo mu bindi bihugu byateye imbere, kuko ho ntibajya babivuga. Kenshi usanga bivugwa n'Abanyafurika. Ni iki kibitera? Ese ni iki bakora? Ese birashoboka yuko koko niba ariyo situation barimo bayivamo? Bakeneye iki kugira ngo iyo mpinduka ibeho? Kuko twese twaremwe, wowe nk'umuntu w'umukozi w'Imana uvuga ubutumwa hirya no hino ku isi,
ndibwira yuko wemera neza yuko twese twaremwe n'Imana kandi turema kimwe mu by'ukuri nta favor ntabwo yafavorinze abanyaburayi kuturusha ntabwo ari bo yahaye amahirwe yo kuzabaho neza kurusha abanyafurika ni iki wumva dukeneye nk'abanyafurika kugira ngo twikure muri iyi nzira turimo urakoze cyane ko ni akabazo keza cyane ariko ndagasubiza mu buryo bwiza cyane Imana ndahera mu bintu uzi byoroshye cyane kugira ngo tuze kugera aho n'iki cyakoreka kugira ngo urubyiruko n'iki cyakoreka urubyiruko kubona urubyiruko akenshi abantu bashinja leta ngo ni feri ya leta ariko akenshi niba leta ibasha gushora amafaranga ingengo y'imari bagashora ingengo y'imari mu mafaranga yo kwigisha abanyeshuri umunyeshuri akiga akarangiza kaminuza akamenya ubwenge akamenya kubara amafaranga akamenya uburere mboneragihugu akamenya histoire akamenya gutega amatwi kumva radio akaba yajya kuri radio akumva amakuru mu cyongereza akabimva mu gifaransa akava muzi bikarangira umwira ngo umuntu yabuze akazi ntabwo ari ikibazo cya leta ahubwo ni ikibazo cya creativity navuga ngo ushobora kwiga kuzaba umwarimu ariko wamara kwiga kuzaba umwarimu nk'umwarimu kuko icyo gihe ntabwo umwarimu ntakiri ku isoko ry'umurimo kuko abarimu bakeneye wenda barahari bikaba ngombwa ko ugomba gukora ikindi kintu niyo ngo bya bindi wize ntabwo byari intended kuri particular event gusa uzakora cyangwa se career uzakora ahubwo byakwigisha kugira ngo uzamenye ubwenge bwo kuba waya creativity byane bitanakunda wakora n'ibindi no kuvuga ngo urashaka kuvuga ko ubushobozi bwo guhanga that's the point kuko niba umaze kumenya kubara amafaranga ushobora guhinduka umucuruzi cyo ni cyambere niba umaze kumenya kubara amafaranga ushobora gukora business plan urumva you can start with any small business from the scratch ikazakura bitewe nuko uri kureba the long vision ariko niba ufite ideas yo kuzaba umunyakazi you know kujya gushaka gukora ukorera abandi then you have to learn one thing baravuga bahanga ngo the salary is a dream killer umushahara the monthly salary you know from your boss is a dream killer kuko it will not help you to go extra miles nakano n'amagambo yoroshye ariko ashobora gutatuma ugera kure ku mushinga runaka ushaka gukora big range uvuga ngo umushahara ukorera ku kwezi cyangwa se igihe runaka wica inzozi zawe ushobora kwica inzozi zawe bitewe niba ufite dream ya business nini ukavuga ngo ujye ukora akazi k'ububoyi urumva bajya guhemba 30,000 by'amanyarwanda mu Rwanda urumva kandi wararangije kaminuza urumva dayara ahantu ugiye none iyo utangiye 30 urumva adashobora no kwishyura last school fees wishyuye mu ishuri that's a failure arabyumva nuba ngo hari ikintu ugeneye kubanza kumenya urumva ugomba kubanza ku refresh again ukongera ukibora ikizami ukongera ugasubira mu bwonko bwawe ukabwidentify ukabushyira ku meza ukavuga uti what can I become niki cyava muri ngewe hari igihe inzozi utazigeraho mu myaka ya mbere 20 cyangwa 30 hari uzigeraho bigeze nko mu myaka 50 bitewe n'iki the way I've been struggling the way I've been learning you know the more I've been passing through obstacles the more I've been getting more you know brave you become brave in many things urabyumva n'andi bigisha batwigisha cyane ngo ibitekerezo byo mu butayu umuntu atekereza nk'umuntu uri mu butayu ariko umuntu utari mu butayu atekereza nk'umuntu uri muri victory so nuvuga ngo iyo utangiye gutekereza kuri mu butayu bw'akazi runaka ko nta kintu na kimwe cyakuvamo then you're going into the dilemma kugira ngo uzayivemo you need deliverance you need a kickback you need somebody to come and wake you up niyo mpamvu the leaders usanga bari few ariko bafite creativity ziri extremely nyinshi when you are passing by their leadership then people they grow urumva aribyo president akora he's passing his leadership to us urumva ejo bundi uzumva abantu igihugu cyose kivuga nka president urumva bitewe n'iki the good leadership they follow us nebyo so no kuvuga ngo hakenewe ibitekerezo byo guhanga umuntu akicara akavuga ati niki nshoboye niki nakora
akagerageza gutera intambwe kugira ngo ave ahantu ari ashyire mu bikorwa bya bindi biri mu bitekerezo bye. Exactly kuko dufite abantu benshi umuntu wese y'umuganiriye ushobora kuva Arizona aho uri ukazanga Norvege ahundi abantu bose muzahura nabo bakubwiye project bafite mu mutwe n'ibyo bifuza kuzageraho. I swear to God wakumirwa urumva wagenda wumva inzira yose wandika wagenda wandika nyanandika wagenda ngo munarambiko urumva bitewe n'iki usanga everybody have a story to tell. Urumva anybody who is even your neighbor right there after stories you've never had anywhere. So everybody is a product to somebody. So we are the product for some people. That's how it is. Yeah. Birashoboka ko imibereho y'abanyafrika muri rusange y'urubyiruko by'umwihariko ihinduka ikaba myiza. Ndavuga bandi batari batera intambwe, birashoboka yuko bayitera kandi ubuzima bukaba bwiza. Birashoboka ko umuntu yava mu bukene agakira ari we biturutseho bidaturutse ku wundi muntu. Yeah, kuko urumva ni mu ishuri barigisha bakaririmba bigisha kuririmba kuva muri primaire mu Rwanda. Dufite abahanzi bangahe mu Rwanda? Wapi benshi bahe ko muri iki gihe sigaye mbona abantu ari abahanzi. Dufite bagaye abo dukeneye. We need more people batari distracted no guhora batekereza intambara batekereza ngo mabomba araza kubica. Urumva we need more voice bakaririmba amahoro, you know, the whole country can. Urumva so that's how what you're looking what we're doing. Urumva so we are raising up the new voices. Abantu bari tari kubyina amahoro n'ibyishimo, bari tari kubyinira abanyarwanda bakabyinira amahanga bakaririmbira isi. Abantu babe mu byuma byabo bakavuga ati kuko uyu muntu amagambo yavuze ko composition yakoze kabisa nanjye ndumva ari cyo imarare mu bugingo bwanjye. Nanjye umuntu nje gushaka aba bantu nanjye bazankorera indirimbo. Iki gitabo banditse ni cyiza, nanjye mfite ubuhamya mfite muri jenoside n'ubwo byagenze bigenda gutya nabuze umuntu mbibwira ariko mbonye ngiye kubivugira. Reka mumagara Alphonse ame wa mugabo twavuganye cyagiye cyangwa se anyoreza ahantu bamfashe nanjye mbu muririmbyi ntago nzo bitanye naho bihera, mbu mwanditsi sinzo bitanye naho bihera, nje kumuvuga butumwa sinzo bitanye naho bihera. Ni gute bajya mu kazi k'Imana bigenda bite? Ni gute umuntu ava mu Rwanda akajya gukorera ubutumwa kuvuga ubutumwa mu mahanga? Ni biki agomba kwirinda? Bya bikomere byose twaje dukubita ya mijugujugu yose twaciye baga bikaba inyungu ku bandi bantu batigeze bijyamo uko twabiciyemo kugira ngo bizabe inyungu kuri benshi. Urakoze cyane ndumva ikiganiro ari cyiza cyane. Mu gusoza ndumva ndebugusaba ikintu kimwe, ndebugusabe ko usengera abadukurikiye, ubasengere, ubasabire umugisha ku Mana, ubasabire ibyo byose turimo kuvuga hano, kandi tunagushimira cyane umwanya waduhaye kuri Philohope. Namwe abadukurikiye tubashimira kandi tubasaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye birushaho kubageraho. Reka tuguha akanya mu masegonda make usabire umugisha abadukurikiye. Turagushima turaguhimbaza ko uri Imana ikomeye kandi ukaba uri Imana igira neza. Turagushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Ijambo ryatubwira ngo ritangiriro ukaba n'iherezo. You are the full hope of glory, that's why we call upon you. Urakoze databuje wera kubwicano no kuga Alphonse umwami wongeye kuduhuza nyuma y'imyaka myinshi. Ukomeze mukoreshe nk'igikoresho cyawe, abakurikira icano bose mwami bazahabwa umugisha, bazunguka ubumenyi, bunguke byinshi, bavumbure n'ibyo batatekerezaga. Uzabahe mwami Mana kwiga byinshi hanga maze nyuma bazongera bazanga baduha ubuhamya. Uwiteka Mana yumva gusenga, ndasabira umuntu wese uzakurikira kino kiganiro umugisha wawe, uzumva izo ndirimbo zacu mwami, umugisha wawe uzamumanukire, amavuta yawe uzamumanuke, abazaba barushye bazaruhuke mwami. Ikiganza cyawe n'inyeri zawe zizakomeza zake ku bugingo bwabo mwami. Amahoro adasanzwe azakomeza ganze ku bugingo bwabo. Abanyarwanda, Abarundi, amahanga yose atuye muri Amerika, muri Canada, Burayi, Afrika, bose mbashyize munsi y'amaraso yawe mwami. Ubagire neza, abari mu bibazo ubafashe, abari mu bigeragezo ubaruhure mwami, abari mu rugendo bagerayo amahoro, abari mu bitaro mwami nawo ubibuke mwami, abari mu bibazo ubanagurira amarira nyaguhara ku ngoma.
maze data n'abari mu byishimo nabo bishimane nabo ubuntu bwawe bube ku bantu bose mu izina rya Yesu Kristo. Icyo duhagaritse n'imbaraga z'ikuzimu mu izina rya Yesu, imyuka ya distraction yinjiye mu rubyiruko au nom de Jésus, imyuka ya distraction yinjiye mu makouple mu mafamille au nom de Jésus, imyuka ya distraction yinjiye mu bantu bose, surtout les gens qui viennent du Grand Lac, yo guhora batekereza intambara buri munsi au nom de Jésus. Reka amahoro arambye abe kuri buri muntu wese mwami, ari abari mu mahanga, ari abari mu Rwanda n'abari ku isi yose mwami, mu izina rya Yesu. Turasabira igihugu cyacu akurindwa amahoro, umutekano, akarere k'ibihoro tutashishikariza ziriya mbunda, turazana amahoro mwami. Reka mwami Mana buri muntu wese wari kwese agubwe neza, kandi ubuntu bwawe bukomeze buganze mu buryo budasanzwe mu izina rya Yesu. Tugusabye bike mwami, ku byinshi biduhera ubuntu. Urakoze mwami ko wumva gusenga no kwinginga, izina ryawe ntihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze cyane, tuzongera tugutumire, kandi mpamagarira abakurikira Flop kuza gukurikira n'indirimbo ze. Turaza kuzibashyiraho kuri channel yacu, turaza kuzaplodinga zimwe mu ndirimbo zimaze gusohoka, turazibashyiriraho n'izindi uko tuzashobozwa tuzazibashyiraho. Mwumva impano ikomeye iri muri uyu mugabo, ubwo ubutaha tuzongera kandi tuganire. Urakoze cyane, wagize neza. Imana iguhe umugisha kandi ihe umugisha abadukurikiye. Amen. Imana iguhe umugisha. Ils viennent en costume avec des sourires, parlent d'aide mais veulent nous trahir. ONG, promesses enchaînées, ils vendent nos rêves, nos terres volées. Trop longtemps on s'est fait avoir, mais l'Afrique s'éveille, il est temps d'y croire. Plus de chaînes déguisées, on voit clair dans leurs projets. De Kigali au soleil de Ouagadougou, le réveil sonne pour l'Afrique, voilà. Lève-toi Afrique, fais entendre ton cri unique. Plus avant de c'est terminé, nos richesses sont sacrées. Kagame parle, Traoré agit, l'avenir est entre nos mains ici. Union, lutte, unis, on gagne, que la révolution nous accompagne. Construisent des écoles, volent nos champs, investissent en secret pour mieux nous prendre. Ils divisent nos peuples, cassent notre foi, mais disent qu'ils sont du bon côté. Pourquoi? Mais on se souvient de nos racines. L'Afrique debout, plus de wings, plus de chaînes déguisées. On voit clair dans leurs projets. De Kigali au soleil d'Ouagadougou, le réveil sonne pour l'Afrique, voilà. Lève-toi Afrique, fais entendre ton cri unique. Plus avant de c'est terminé, nos richesses sont sacrées. Kagame parle, Traoré agit, l'avenir est entre nos mains ici. Unis on lutte, unis on gagne, que la révolution nous accompagne. On ne mendie pas le respect qu'on le mérite. Président Kagame, l'Afrique doit être dirigée par les Africains. Le feu de Traoré, du Nil jusqu'au fleuve du Congo. On se lève sans leur drapeau. Lève-toi Afrique, fais entendre ton cri unique. Plus avant de c'est terminé, nos richesses sont sacrées. Kagame